Uwiteka Mana ishobora byose kandi data wa twese uri mu ijuru, uyu munsi turagushima kuko waturinze twese, ari twe turi ahangaha ndetse n'abacu tutari kumwe. Turagushimira ko wadushoboje guhurira kuri uru rwibutso rushyinguyemo kandi dukomeje gushyinguramo abacu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Imyaka 32 ikaba ishize. Icyuho cy'abacu twabuze n'uyu munsi turacyacyumva cyane mu buzima bwacu. Kwibuka kwacu ntabwo ari kuri uyu munsi gusa. Kwibuka kwacu ntabwo ari mu gihe cy'iminsi 100 gusa, ahubwo abacu tubibuka mu buzima bwa buri munsi. Amazina yacu arahagije kugira ngo atwibutse ababyeyi bayaduhaye, ndetse hari n'abahisemo kwitwa amazina y'ababyeyi babo. Rero iyo twumva duhamagarwa ayo mazina, iyo twivuga na basenge, twibuka ba marume na babyara bacu, twibuka urungano, twibuka kandi tukibuka abacu bishwe bagiye tukibakeneye. Kwibuka n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Reka muri uyu mwanya dushimire Imana yo mu ijuru kandi dushimire n'umuyobozi mwiza yaduhaye, umuyobozi Imana yahaye ubwenge butangaje, ubwenge bwo kuyobora abanyarwanda nyuma ya jenoside. Uyu munsi tukaba turi amahoro, dushyize hamwe, twese dufite agaciro, turi abanyarwanda kandi twiyubakira igihugu. By'umwihariko reka dushimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwashyizeho ubu buryo bwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Mureke rero twibuke. Kuba twaje ahangaha hashyinguye abacu ni ukugira ngo dusubize amaso inyuma, maze twibuke iby'Imana yadukoreye ibinyujije mu muyobozi w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame. Imana imuhe umugisha. Twaje kwibuka kugira ngo duhe agaciro no gushimangira ibyo tumaze kugeraho. Twaje kwibuka kugira ngo turwanye ikibi uko cyaba kimeze kose, maze duharanire kuzagira ejo heza h'igihugu cyacu. Twaje kwibuka kugira ngo twambe urunuka ingengabitekerezo ya jenoside yatugejeje ku rupfu rw'abatutsi barenga miliyoni, maze twimakaza urukundo, twimakaza ubumwe, ubutwari ndetse no gukunda igihugu, ndetse n'ibindi byinshi twifuza kugeraho. Mana yacu, wowe ushobora byose, shoboza abarokotse gukomera no kugira icyizere cy'ahazaza muri ubu buzima, ndetse ikirenze ibyo uzaduhe n'ubugingo buhoraho kugira ngo tuzabonane n'abacu bapfuye bizeye Yesu Kristo. Ndagusaba kugira ngo abanyarwanda twese udushoboze guharanira gukora ibyiza, maze ababikora ubahe umugisha kandi ubibakomereze. Abafite umutima wuzuye imigambi mibi, ufite ubushobozi bwo kubahindura, turagusaba kugira ngo nabo ubahindure babe abantu bazima, kuko nta nyungu ituruka mu kibi, maze bitume bagira amahoro mu mitima yabo kandi baheshe n'abandi bose amahoro. Uwiteka Mana yacu, dushoboze gutegura umurage mwiza tuzaraga abana bacu, kandi uwo murage nta wundi twifuza uretse igihugu kizira jenoside,
jenoside irangwa n'uko bamwe bavuka ari abo kwica, abandi bakavuka ari abo kwicwa. Ibyo bicike mu gihugu cyacu, ahubwo turage abana bacu kugira ngo bazabane mu rukundo ndetse n'ubumwe. Ibyo ntibishoboka, nta gushidikanya tuzaba dufite n'icyizere cyo kubona ijuru. Ibyo byose Imana ibishoboze buri wese. Data mwiza, nk'uko warokoye igihugu cyacu mu bihe byashize, ariko ukomeza kukirinda kandi twizeye yuko ukirinze. Nk'uko warinze umuyobozi wacu n'ingabo yari ayoboye bagatsinda ikibi, ariko ukomeza kumushoboza kugera kuri byinshi kandi by'igihe kirekire nk'uko imbaraga zawe ziri Mana. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje kubw'urukundo rwawe rutangaje kuri twe. Dushoboze gukomeza kwibuka twiyubaka, kandi umwanya wose tumara aha ngaha uturindira aha hantu, kuko tubisabye mu izina ryiza rya Yesu, amen. Banyakubahwa bayobozi mu byiciro bitandukanye muri aha, bavandimwe inshuti mwaje kwifatanya natwe kwibuka ku nshuro ya 32 abavandimwe bacu bishwe bazira uko bavutse. Imiryango yarokotse jenoside yakorewe Abatutsi yari komine Mutura na Rwerere, ari hazwi ku nyito ya Bigogwe, n'abandi mwaturutse mu bice bitandukanye by'igihugu. Turashima Imana yaturinze ikaduha imbaraga, aba twashoboye kuza kwibuka no gusubiza agaciro abavandimwe bacu bishwe bazira uko bavutse. Turihanganisha imiryango iri bushingure uyu munsi abavandimwe 4 bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Abavandimwe mukomere kandi mutwaze gitwari. Turihanganisha kandi mutangabuhamya Munyaneza Jean Claude watugejejeho ubuzima bushaririye yanyuzemo utakwifuriza undi muntu. Turashima n'abahanzi batugejejeho indirimbo zigaruka ku mateka yacu ndetse no ku musanzu bakomeza gutanga bakoresheje ibihangano byabo. Turabashimira byimaze nyakubahwa Ministre n'abandi bayobozi mwazanye mu nshingano nyinshi mufite muri iki gihe, kuba mwahisemo kuza kwifatanya natwe kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko kuri uru rwibutso rwa Bigogwe ruhukiyemo Abatutsi bazize jenoside bakomoka mu zari komine Mutura na Rwerere, ubu mu turere twa Rubavu na Nyabihu. Iby'agaciro gakomeye kuko iyo mwadutabaye muri benshi byongerera imbaraga abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi kandi bikabakomeza. Mwakoze cyane nyakubahwa Ministre n'abandi bayobozi mwazanye. Abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo tuzibagirwa mu matwi yacu ijambo rya mbere rihumuriza twabwiwe n'inkotanyi rigira riti humura ntugipfuye. Iryo jambo nyakubahwa Ministre ryaraturemye, riratwubaka, riradukomeza, ritwomora intimba n'ibikomere twasigiwe na jenoside yakorewe Abatutsi, ritwereka ko kongera kubaho bishoboka. Iri jambo ry'icyizere cyo kubaho tuzakomeza kurizirikana, kandi na buri munyarwanda wese akwiye kurizirikana, kuko ari ryo riduha imbaraga n'inshingano zikomeye zo kwibuka abavandimwe bacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no kwiyubaka. Iri jambo twabwiwe n'inkotanyi ritubwira ngo duhumure, tuzariraga n'abazadukomokaho
kuko umuryango utibuka uzima. Ubutwari bw'inkotanyi ndetse n'ubwitange bwazo bizaduhora ku mutima iyo batagoboka igihugu cyari gihindutse amatongo. Iyo twibuka abavandimwe bacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, twibuka n'inkotanyi zaguye ku rugamba ziturokora. Inkotanyi barakoze cyane. Bavandimwe muri aha, ndagira ngo nkomeze mbashimire ko mwaje kudufata mu mugongo. Ahangaha mu Bigogwe ntabwo mpavugaho byinshi kuko byinshi byavuzwe, kandi nyakubahwa Minisitiri aza kubigarukaho kuko z'amateka menshi mu gihugu cyose. Ariko sinabura kuvuga ko aha mu Bigogwe kubera ubukana Jenoside yakoranywe mu minsi 3 gusa, tariki 7, tariki 8, tariki 9, nibura Abatutsi bari batuye hanga bagera ku 90% bari bamaze kwicwa. Ndetse no kuri tariki ya 8 z'ukwa 4 1994 nibwo uwabiri Burugumesitiri wa Komine Mutura bari baranze kuyoboka ingoma y'abicanyi Ndabarinze Faustin, umufasha we n'umwana bishwe. Amboneho umwanya wo kwihanganisha mushiki wacu Julienne n'abavandimwe be mukomere. Turongera gushimira inkotanyi zatubereye ibitambo n'igihango tudateze gutatira na rimwe, kandi iki gihango dufitanye n'inkotanyi tuzakiraga abana bacu. Nyakubahwa Minisitiri, turibuka kandi tukiyubaka, kandi dufite icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Twarashibutse, twarabyaye, ntituzazima uko umwanzi yabishakaga. Nyakubahwa Minisitiri, abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi twanze guheranwa n'amateka mabi ya Jenoside. Muri ibyo bikomere twatewe na Jenoside, muri ubwo bubabare twatanze imbabazi nk'uko bagenzi banjye babivuze, tuziha abatwiciye imiryango. Duhitamo icyerekezo cyiza cy'ubumwe n'ubudaheranwa ndetse na gahunda ya Ndi Umunyarwanda nk'uko twabitojwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Izi gahunda zatubereye umusingi wo kwiyubaka nyuma y'icuraburindi u Rwanda rwanyuzemo ryatewe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma y'ibi bihe bigoye byaranzwe na Jenoside yakorewe Abatutsi twanyuzemo, abarokotse Jenoside twahisemo guharanira gutera intambwe igana imbere mu mibereho n'imitekerereze aho gusubira inyuma. Kwa Minisitiri, mu gusoza ndagira ngo bagezeho imbogamizi zimwe tugihura nazo ndetse n'ibyifuzo. Nubwo Abanyarwanda tumaze gutera intambwe ikomeye mu bumwe bwacu no kubaka igihugu, hari abantu bamwe muri aka karere ka Rubavu bagiye bagaragaraho ibikorwa by'ivangura shingiye ku moko ndetse n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Muri abo bagiye bagaragara harimo n'urubyiruko, harimo abasore bavutse nyuma ya Jenoside. Hari umwe wavutse ngira ngo ufite imyaka 20 n'undi ufite imyaka 21. Ufite imyaka 20 yiga mwaka wa mbere muri kaminuza y'ubukerarugendo YouTube hari Gisenyi. Igihe twari turi mu cyumweru cy'icyunamo yaganirije bagenzi be ababaza mbese kuki Abatutsi bibuka Abahutu ntibibuka babo. Murumva ko no mu bana bato harimo ingengabitekerezo ya Jenoside. Hari n'undi w'imyaka 21 nawe muri aka karere ka Rubavu wabwiye abajyaga kwibuka mu murenge wa Rubavu ngo se ko Abatutsi bibuka buri mwaka kandi bagashyingura buri mwaka, ayo marimbi yabo ntabwo aruzura. Uwo ni umusore w'imyaka 21. Murumva rero Nyakubahwa Minisitiri ko no mu babyeyi harimo ababyeyi gito bakigisha abana babo amacakubiri. Ikindi indi mbogamizi dufite aha mu karere ka Rubavu kugira ngo hakwiye no gushyirwa imbaraga cyane ni uko twegereye igihugu cyahungiyemo abicanyi.
ndetse banakomeje no kwica no gutoteza abatutsi muri ibice bya za Masisi na Rucuru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Hari izo mvugo rero, hari abambuka umupaka baratubivuga ngira ngo ko bakwiye guhahayo ibibateza imbere aho guhahayo ingengabitekerezo ya jenoside. Kuko bagenzi banjye babivuze ntabwo bisubiramo, tukeneye amakuru y'abacu tugashyingura iki gikorwa kikarangira, tugasigara twibuka tukarira abandi ariko tudashyingura. Tutsishwe ku manywa y'ihangu, abatwiciye imiryango rero nibatwereka aho bari tubashyingure kandi turuhuke imitima. Ndashimira akarere ka Rubavu ko uyu mwaka kashize amateka ya jenoside mu rwibutso rwa Komine Rouge. Turifuza ko no muri urwibutso rwa Bigogwe hashyirwaho amateka n'ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no kurwagura kugira ngo haboneke parikingi, kugira ngo haboneke ko ari ikibazo abafite amamodoka. Turabasaba nyakubahwa Minisitiri kuzaduha ibitekerezo kugira ngo amateka ya Bigogwe ategurwe neza. Turasaba kandi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, turabasaba kandi nyakubahwa Minisitiri tunababwira ko dufite abarokotse jenoside bafite amacumbi ashaje muri Rubavu. Dufite imiryango 287 ikeneye gusanirwa amacumbi, ndetse n'imiryango 198 itarubakirwa. Ndasoza rero mbashimira nyakubahwa Minisitiri ko ikibazo cy'ubuvuzi ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi leta yacu yacyitayeho ku buryo bw'umwihariko. Murakoze, twibuke twiyubaka. Ubw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba, ba nyakubahwa abasenateri, ba nyakubahwa abadepite, abayobozi b'inzego z'umutekano ku rwego rw'intara yacu, umuyobozi w'akarere ka Nyabihu, perezida w'inama njyanama ya Rubavu, abagize komite nyobozi n'abajyanama mu turere twa Rubavu na Nyabihu, ba nyakubahwa banyamuryango ba Unity Club Intwararumuri mwaje kwifatanya natwe kuva ejo nimugoroba, abayobozi bayibuka mu turere twa Rubavu, Nyabihu na Musanze n'abo mufatanya mu buyobozi mwese, abayobozi mwese mu nzego z'abafatanyabikorwa, amadini, amatorero, urwego rw'abikorera, kaminuza ya Mudende AUKA n'abandi bayobozi b'izindi nzego ziri hano zitandukanye, babyeyi, bavandimwe, inshuti, mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi, bashyitsi bahire, namwe basangwa bo mu turere twa Rubavu na Nyabihu, ndabaramutsa mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ngira nti mukomere. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, duherukana hano muri iki cyicaro ku itariki 18 z'ukwa gatanu mu mwaka ushize. Nongeye kubashimira ko mukomeje kutuba hafi. Icyo gihe mwaje kwifatanya natwe mu gihe twatahaga urwibutso rwa Bigogwe, nyuma y'igihe kinini twari tumaze twarimuriye imibiri mu rwibutso rwa Nyundo kugira ngo turukore neza. Kuri inshuro ya 32 turagira ngo tubabwire ko akarere ka Rubavu gakomeje gutera intambwe ishimishije mu kwiyubaka
by'umwihariko abasigiwe intimba na jenoside yakorewe abatutsi bari kwiyubaka neza. Aka karere turimo n'Akanyabihu ni uturere dusangiye amateka. Uru rwibutso nk'uko nagiye bivuga ni urwibutso duhuriyeho kubera amateka aranga utu turere. Ni agace kavugwamo cyane jenoside mbi yakorewe abatutsi igizwemo uruhare n'ikigo cya gisirikare cya Bigogwe. Havugwamo abayobozi batandukanye babaye babi ku rwego ndengakamere, baba abayobozi ba gisivile n'abayobozi mu nzego za gisirikare. Humvikanamo amazina ya burugumesitire Bakiye wayoboraga komine Mutura, Koloneli Baransaritse, Liyetona Koloneli Nzungize wayoboraga ikigo cya Bigogwe, Liyetona Koloneli Nsengiyumva Nator, ndetse utavugwa hano gusa ahubwo ni abajenosideri ku rwego rw'igihugu cyose. Humvikanamo umuhanzi Bikindi Simoni uvuka nawe muri Rwerere, hakumvikanamo Barayagwiza Jean Bosco uvuka hepfo Kanzenze n'abandi. Abo twakoranye urugendo rwo kwibuka ejo dutangiriye imizingo, humvikanye n'abandi barimo nta maherezo wari warabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, ibyo yakoze ntibivugika n'abandi batandukanye. Ni agace rero kumvikanamo gutsindwa k'ubuyobozi, kuko nubwo tuvuga abayobozi ntabwo bakwiye iryo zina. Banyakubahwa abayobozi, bashyitsi bahire, basangwa, ndagira ngo nibutse ko urwibutso rwa Bigogwe ruruhukiyemo imibiri 935, ariko aba byumvikane neza ni bake cyane bashoboye kuboneka, kuko abatarabonetse ni benshi. Muri aba hariyongeraho Mategeko Evariste, Nyiramagaju n'umwana we yarahetse, bose babonetse mu murenge wa Mudende mu kagari ka Rungu ahitwa mu Gahenerezo, mu murima wa Safari Joseph. Babonye bari guhinga ku makuru yatanzwe n'abahinzi atari ku bushake bwa nyiri umurima, kuko ahubwo yari amaze imyaka myinshi agenda bimura mu rwego rwo kuyobya uburari. Cyakora ubu arafunzwe. Hakaba kandi na Nyiramariba ari we wa kane, we wabonetse muri uyu murenge wa Kanzenze mu kagari ka Nyamikongi, nawe akaboneka mu murima yaratuyemo. Aba babonetse atari ku bushake bw'ababishe, kandi ni nacyo kibazo gikomeza kugaragara, kuko mu myaka ikurikiranye ntabwo tubona imibiri kubw'abantu batanze amakuru, ahubwo tuyibona kubera hari gukorwa ibikorwa bitandukanye nko guhinga, guca imirwanyasuri, gusiza ibibanza n'ibindi, akaba aribwo tuyibona. Byumvikane ko hakiri urugendo runini, kubera
abantu badatanga amakuru baheranwe n'ipfunwe n'izindi mpamvu zidasobanutse. Uru rwibutso rero ruruhukiyemo abatutsi biciwe mu byahoze ari komine Mutura na Rwerere. Igice kinini kirimo imirenge y'uyu munsi ya Kanzenze, Mudende, Bugeshi, Busasamana, Cyanzarwe n'igice cya Nyakiriba ni hafi kimwe cya kabiri cy'akarere ka Rubavu, hakiyongeraho imirenge ya Kabatwa na Bigogwe yo mu karere ka Nyabihu. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, kimwe mu byo twishimira ni uko aho abicanyi bari bamaze guhekura u Rwanda banyuze bahunga igihe batsindwaga, banyuze mu karere ka Rubavu bahungira mu gihugu cy'abaturanyi icyo gihe cyitwaga Zaire. Icyo twishimira rero ni uko inzira banyuzemo bahunga ariyo uyu munsi iri kunyurwamo n'Abanyarwanda batahuka kandi ku bwinshi. Mfashe mu myaka ibiri turimo, kuva mu mwaka ushize mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi, ubuyobozi bukunda kuntuma guhagararira abandi bayobozi kugira ngo tubakire, kuko aritwe tubakira bwa mbere. Tumaze kwakira abatahuka 8,396. Icyakora abagore n'abana ni nk'aho aribo bataha gusa, kuko muri uwo mubare mvuze twakiriye abana n'abagore 7,835, 94%. Hanyuma abagabo mfashe abasore bafite imyaka 18 kuzamura, ariko harimo n'abagabo bakuze cyane, ni 561 gusa, ingana na 6%. Icyakora turabishima kuko aba nabo iyi myaka yose bamaze mu mashyamba bari baragizwe ingwate n'abarwanyi n'ababicanyi baheranwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Ariko iyo habayeho gutera iyo ntambwe, abagore n'abana bakagenda, n'ibindi biba bizashoboka. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, abayobozi mwese, bashyitsi, bavandimwe, basangwa, ikindi twishimira ni uko iki gihe tubakira turi mu gihe Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yatweretse icyo ubuyobozi nyabwo ari cyo. Bituma tumenya neza kandi tubonera izina rikwiye abitwaga abayobozi muri 1994 na mbere yaho, kuko aka gace turimo na kimwe mu mwihariko wako nuko ubwicanyi, kwica abatutsi byatangiye kera muri za 1990. Aha rero ubwo Abanyarubavu bigeze kuzinukwa icyitwa umuyobozi, bakazinukwa icyitwa urusengero, bakazinukwa icyitwa umutwe wa politiki, uyu munsi Abanyarubavu twishimiye ko twasobanukiwe ubuyobozi nyabwo, kandi buri wese akaba afatanya n'ubuyobozi kugira ngo twubake igihugu cyacu. Nagira rero ngo nongere mbifurize ikaze, ariko cyane cyane mbabwire ni mukomere, twibuke twiyubaka, kuko ubuyobozi buturi hafi butumurikiye. Murakoze cyane.
umushyitsi mukuru, banyakubahwa bandi mwese muri mu nzego zitandukanye, bavandimwe bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, bavandimwe bacu mwari mutuye muri Kongo, mwese ndabashimiye. Mbere ya byose reka mbanze nkomeze abacitse ku icumu, mpumurize kandi aba babyeyi turi kumwe hano n'abandi bicaye hirya. Amateka agenda agaruka mu bitekerezo inshuro nyinshi, nimukomere. Nyakubahwa Minisitiri Mukambe n'umushyitsi mukuru, reka ngire imibare mike kugezaho. Ni ishusho y'ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi muri kano karere mu Bigogwe. Reka mfate imibare mikeya y'abatutsi bari baturiye uyu muhanda wa kaburimbo byonyine. Ni ikibazo nabaza buri wese ariko atabonera igisubizo. Iyo mibare mara kuyibabwira ndabaza ikibazo. Reka bari cyo mbanza. Abatutsi bazize iki? Ese koko bose tuzabashyingura? Reka mpere iwacu nigeze gufata akanya nditonda ndandika, nsanga umuryango wacu gusa twapfushije abantu 267, kwa bamarume 499, reka ngaruke kuri ya mazina Munyaneza Claude yavugaga. Kwa Bihubi ni 181, kwa Muhikira wandi wafunzwe mu Bwesi Byitso ni 175, umuryango Arugeramanwa 383. Shaka bendeke yawe Nyakubahwa Minisitiri, abacu tuzababona bose? Impamvu mbibaza, tugiye gushyingura abantu 4. Umwaka ushize twashyinguye 5. Abo bose bagiye baboneka bari guhinga. Abaturage bose babonetse bari guhinga. Nkuko byagiye bigarukwaho, imibare y'abavandimwe bacu bashyinguye muri uru rwibutso 935, dushyingura n'abandi 4 uyu munsi. Kuvuga umubare ukavuga n'abagogoye bari batuye muri aka karere ni urukozasoni, biteye agahinda. Ndagira ngo nsangize amakuru abatari batuye hafi aha mu gihe cya jenoside. Jenoside yakorewe hano yakozwe mu buryo bw'indengakamere. Ndabyibuka neza itariki ya 7 n'iya 8 hano bari barangije kwica. Leta y'abatabazi barahiye tariki 9, twabyumvaga turi Kibumba handi bitaga kwa Migarasiyo. Tariki 9
rega tunasangayo n'abahaturiye bakaraga imipanga ngo nabo baratwica. Ukibaza umututsi azira iki? Iyo haboneka abaduha amakuru benshi twari gushingira ku buryo abacu tuba tubibuka, tukaza tukabaganira nabo, aha ni mu rugo, bwakwira tugataha, ariko ntibashaka. Cya kibazo nabazaga buri wese, abavandimwe bacu bose tuzabashyingura, bazaboneka bati? Iwacu ntabwo tuba twashyingura abantu barenze 50, ntibari bagera kuri uwo mubare. Abangaba uko babigarutseho, uyu murimo wa Safari, amatongo yacu ahura n'umurima we, ni urubibi gusa dutandukanye. Yahahinze mbere hari ishyamba, mbere ya jenoside y'inturusu. 1996 ahabwa isoko ryo guca ibiti, agemurira impunzi z'abakongomani zari hari Mudende, ishyamba araririmbura, atangira kuhahinga. Ahahinga kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi. Ariko kugira ngo iyi imibiri iboneke, yari ngira ngo umuryango we warakodesheje abandi baturage bahinga, bizanira abaturage baturutse iwabo Mudende mu kagari ka Micinyiro, barahinga bagera ku mibiri. Turabashimira kuko bo nibura baruse benshi, bamenyesha ubuyobozi, nk'ejo turaza imibiri turayibona. Ariko ikigaragara, hari ahantu hatwikiwe n'abandi. Abazabona umwanya muzahagere, n'uyu munsi ivu rirahari. Aho ngaho twavanye imibiri hari ivu, n'uyu munsi riracyahari. Mategeko Samuel Nyiragaje n'umwana yarahetse, nibo twavanye hari umurenge wa Mudende, twabasanganye imyenda yabo, twabasanganye amafaranga yakoreshwaga mbere ya jenoside, twasanzemo n'icupa Nyiramagaje iratwariye umwana amata tugifunze. Interahamwe zaratwishe. Zatubujije umunezero. Ariko turiho. Haribwo tutavuga Safari, tuvuga iki? Tuvuge business zigezweho. Tuvuge amashyirahamwe twiteze imbere, dusize Safari. Ako reka mbwire abo twiciranye muri iyi tente, abo twavuga ni benshi, ariko nimukomere. Bakiye ntabwo azagaruka, ndabizi. Bariyagwiza wakoze inama kuri komine Mutura mu kwezi kwa 5 muri 1993, yaravuze ngo mwica abatutsi, umwana w'umuhutu navuka ayabaririza abaza ngo umututsi yasagate. Yabivugiye kuri komine Mutura. Icyamubwira ko mu bigogo huzuye abatutsi, icyabimubwira. Safari uri muri gereza muri Nyakiriba, wamushyira kuri ekara n'uyu iki gikorwa akagikurikirana. Erega turavuga aya magambo kuko
umuhungu yadukoze mu bwonko aherutse kujya kuri YouTube ati data ni umwere, ati tujya gutabaza ubuyobozi, abagiye kujya mu kibazo cya data bakavuga ngo biravuga ngo se yatanze ruswa. Yadukoze mu bwongo. Safari tariki 23 z'ukwa kane 2009 yakatiwe n'urukiko gacaca rwo mu murenge wa Bugeshi igihano cya burundu cy'umwihariko kuko yatwiciye ba basore Claude yavuze bigaga imudende. Arongera arajurira barabimwemerera, ariko yajuriye subiye inyuma gatoya, abaza amategeko wenda baranabizi kundusha. Yajuriye yabanje gutabaza i Kigali, urubanza barusubirishamo, urukiko rurongera rumukatira ntiyitaba. Umuhungu we akavuga ngo impamvu atitabye nuko ngo umuntu yababwiye ngo Safari nahagera baramufunga, n'ubundi urubanza baruca adahari, atabaza i Kigali. Ejo bundi ise muri 2023 ise amaze gufatwa barongera batabaza i Kigali. Ntabwo ndi umunyamategeko, harya uburanya agatsindwa mu murenge ajurira i Kigali. Biri kuri YouTube nawe wabyiyumvira, biri kuri YouTube n'ibiri agasaro kaburaga. Utsinzwe mu murenge ajuririra i Kigali. Icyo kibazo ndakibashije. Ubujurire niho buba. Ngiyi baruwa yanditse ku itariki 30 z'ukwa 8 2004. Twashinguye hano mu Bigogwe bwa mbere itariki 29 z'ukwa 8 2004. Bucya nk'ejo mu gitondo yandika ibaruwa, ni byinshi sinabisubiramo, ariko icyo yandikiye Minisitiri w'Ubutabera amenyesha inzego 12. Aravuga ngo uwatanze ubuhamya icyo gihe yamuteye guhungabana. Yamuteye guhungabana kuko yavuze ko uwatanze ubuhamya ngo yavuze ko ntawagira amahoro Safari akikitegembye. Ngiyi baruwa ye. Nibaceceke, n'abandi nkabo nibaceceke. Twatanze imbabazi, ariko ntabwo ari imbabazi zo kutavuga ibyo bakoze, muje mubizirikana. Ntabwo ari imbabazi zo kutavuga ibyo bakoze, tuzabivuga. Umuyobozi w'akarere muduha amateka muri uru rwibutso, tubyandike, iyo mibare twababwiye tuyishyire mu ikoranabuhanga ry'uyu munsi, abadukomokaho amakuru bazayasange. Herutse guhura icyo gihe turi gushaka imibiri hari iwacu, nahuye n'umuturage umwe ndabwo ntubwo arangije igihano, reka wenda we mwegere, wenda hari icyo twamubonaho. Yitwa Magigiri Innocent, yireze igice avuga ko yishe umukecuru ari umudamu wa Ishema Ruzibukira bamuvuze Nyirakavumu, yaramwishe. Ndagenda mubaza ko tubonye imibiri, watubara ukatubwira aho Nyirakavumu wamujugunye, nawe akajyana n'abandi tukajya kumushyingura. Yansubije amagambo, icyo nzi cyo nuko namwishe. Aho namujugunye ntawe nongeye kubona, ubanza imbwa zaramuriye. Nicyo yambwiye. Harya tujye tuvuga iki kindi? Tujye tuvuga iki kindi? Twagize ingorane zo guturana n'iki kigo cy'abasirikare, nabakiye
turasaba ko safari n'iki cyaha nacyo yakiryozwa. Kanihute. Nyakubahwa Minisitiri, hari abanyeshuri b'Abarundi twasanze muri kaminuza ya Mudende mu gitondo twahungiyemo, mu gihe interamwe z'abakristo zadusanga ngo zituneshe, twabanje guhangana n'abo basore b'Abarundi bari abanyeshuri. Nyakubahwa, muzakoresha uburyo bushoboka bwose, nibura imyirondo y'aba banyeshuri b'Abarundi bigaga muri kaminuza y'Abadivantiste ya Mudende, nibura imyirondoro tuyimenye, tuyibike, kandi imyirondoro yaboneka nibura mbere y'uko interamwe zitunesha. Twabanje guhangana nabo. Erega barafatanije n'umugabo utuye hano hepfo imbere ya kamera witwa Theo, umwe wafotoraga. Theo wafotoraga kunda kwenda ku kagare, niwe wabayoboraga. Baka umwana wandusha abana inkoni bamukubita urutugu. Abasore b'Abarundi nabo ntabwo dukunda kubagaruka, ariko nagiraho nabo tubavuge. Reka tugane ku musozo dushima Inkotanyi. Ibyo twavuga ni byinshi bavandimwe, niyo tutavuga imitima yacu bayavuze. Mugira ibikorwa byinshi mugenera abaturage bitandukanye, tukabibona kandi natwe bikatugeraho, tugashima nk'abaturage, ariko dufite umwihariko wacu tuba tudashaka kuvugira ku karubanda. Biri muri twe. Inkotanyi mwarakoze. Abavandimwe Claude yavuze bari batuhera ku mupaka, amata mwaduhaye cya gitondo ntabwo yagiye mu nda gusa, yagiye mu bitekerezo, yagiye mu turacyayibuka. Claude nk'uko yagiye i Masisi, nanjye niko nagiyeyo. Twagiye twagize abavandimwe badusangaga Igoma bakatuvana mu nkambi. Reka dushimire abantu batandukanye barebaga n'abasore bagifite imbaraga bakavana muri iriya nkambi, kuko n'interahamwe nabwo zadusangagayo badutuka ibitutsi by'abashumba. Ariko kuko uyu munsi noneho turi kuri ubu butaka, dufite icyizere ko tutazongera kubuvaho, ntabwo tuzongera kubuvaho. Nubwo hamwe tuhita ku matongo, ariko ni hafi yacu, turahagera isaha yose tubashakiye. Reka dushimire Inkotanyi zadufashije tukagera aha ngaha, ubuzima bwacu bukaba bwarongeye kuba ubuzima. Leta yadukoreye byinshi, turavurwa, abandi nanjye nigishijwe na FARG n'abandi, ariko Inkotanyi tubasabiye umugisha ku Mana. Marakoze cyane.